Alright, yes, reka ngaruke nkwifuriza ibihe byiza cyane, ngaruke nkwifuriza amahoro y'Imana nshuti yanjye uherereye hose bice bigiye bitandukanye, waba uri hano mu Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, uburasirazuba bw'u Rwanda, iburengera bwaryo, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, nawe uri hakurya y'imbibi z'u Rwanda, ndakwifuriza ibihe byiza cyane kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza cyane. Ariko niba ari ubwa mbere udusuye, mbanza kukwibutsa gukanda subscribe kugira ngo tuzajye ucikwa n'ibiganiro byacu cyangwa se n'amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Kuri wa bitameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, ndakwifuriza gukomera no kwihangana. Uyu munsi iyo bitameze neza, ejo bishobora guhinduka bikaba byagenda neza cyane. Nitwe Mirekana mugire nk'uko mubizi, akazi kanye ni kamwe, ni ukugenda bagezaho amakuru agiye atandukanye aba ari gutrendinga hirya no hino mu isi. Ndizera yuko ku bantu mukurikira uruganda rw'imyidagaduro hano mu Rwanda muzi umuntu bita Element. Element ni umwe mu ba producer bagacishijeho na n'izi sara cyakora amahiti menshi cyane. Ntekereza ko yakoreye abitwa ba Bruce Melody, yakoreye abitwa ba King James, ba Juno Kizigenza, abitwa ba Kenny Solo, yakoreye abitwa ba Okama n'ayandi mahiti menshi cyane. Uyu mu producer ukorera muri studio yitwa Country Record, umwe mu ba producer bahagaze neza kandi ukiri na muto cyane. Miss yashize cyangwa mu gihe cyashize yakoze indirimbo yitwa Kashe na indirimbo igizwe n'amagambo meza y'urukundo umva wabwira umuntu, ariko abantu benshi ntago bazi intandaro y'indirimbo, ntabwo bazi inkomoko yabo. Ariko nyamuneka buriya uko Kashe yakuryoheraga cyangwa se yaryoheraga benshi, Element we wayihimbye amarira yarashokaga, agahinda kenda kumuturitsa umutima. Ese ibi wari ubizi? Reka nkunyuriremo, fata agatebe wicara ubundi utega amatwi nkwibwirire inkuru ku yindi, ijambo kuri uko byari bimeze. Ndatekereza abantu benshi batari babizi. Niba ukurikira imyidagaduro, nta kuntu waba utazi indirimbo Kashe ya producer Element. Ndetse ushobora kuba waranayibyinnye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, cyangwa se ukayitura umuntu. Gusa uko bamwe barimo bayishimira, ukuntu bamwe bagendaga bayumva bayikunda, agahinda kari kose kuri Element wayihimbye, kuko urukundo rw'ubuzima bwe rwari rumaze kumubwira ko Kashe yamuteye yamaze gusibangana. Ntabwo byumvikana cyane, ariko niko byamugendekeye. Umwe mu basore beza cyane. Ni kenshi mu itangazamakuru hagiye havugwa inkuru y'urukundo rwa nyampinga w'umuco n'umurage mu mwaka wa 2022 yitwa Kelia Ruzindana na producer Element uri mu bagezweho muri iyi minsi. Gusa aba bombi bahisemo kubigira ibanga cyane, ko ku nshuro zose bagiye babibazwaho, bagiye babyamaganira kure, bakavuga yuko bitabaho. Gusa inkuru y'urukundo rwabo itangirira mu mashuri yisumbuye muri Saint Andre, aho bombi bigaga. Nyuma yo gusoza barakomeje kugeza Kelia agiye muri Miss Rwanda 2022 ndetse na Element ntahweme kugaragaza ko ari we ashyigikiye muri rusange. Kwifurizanya isabukuru biherekejwe n'imitima ntibyaburaga kuri buri umwe. Gusa inshuti zabo za hafi iby'uru rukundo bari babizi cyane, bakomeje gukundana rero mu ibanga, ndetse urukundo rwabo rugenda rukura kugeza aho Element ahisemo gukorera indirimbo umukunzi we. Amakuru yize wagera ku kinyamakuru cyitwa Isimbi dukesha iyi nkuru nuko Element ajya gukora indirimbo Kashe, yari indirimbo yahimbye ashaka gutura umukunzi we Kelia Ruzindana. Yari yareguriye umutima we muri rusange nk'umwe mu nshuti zabo, yabibwiye ikinyamakuru cyitwa Isimbi ubwo indirimbo yari iri muri studio itarasohoka. Iyi ni Kashe. Element yaje kugirana ikibazo n'uyu Kelia birangira bashwanye. Muri uku gushwana bagerageje gukemura ibintu byabo mu ibanga, ariko guhuza birangira Kelia yabwiye Element ko igihe kigeze buri umwe akanyura inzira ye n'undi iye.
Element wakundaga uyu mukobwa byimazeyo byamubereye ihurizo kubyakira ndetse kongeraho n'indirimbo yari muri studio yari amaze kumukorera kandi yari itarasohoka. Amakuru avuga ko yashatse no kureka kuyisohora ariko inshuti ze zimugira inama yo kuyisohora kuko n'ubundi ari hit izatuma n'izina rye rikundwa kurushaho. Nibwo ku itariki ya 24 Nyakanga 2022 Element yarekuye iyi ndirimbo yakiranywe yombi ndetse inatumbagiza izina rye mu myidagaduro. Element wari producer yiyongera no ku rutonde rw'abahanzi bagizweho kandi bari bakunzwe muri icyo gihe na n'iyi saha. Iyo wumvisha amagambo agize iyi ndirimbo neza wumva ko Element yari yayitongeye yari yanayitondeye kandi ukabona ko hari uwo yageragezaga cyangwa se hari uwo yageneraga ubutumwa bwari buyirimo. Ikindi nuko kuva icyo gihe nta yindi ndirimbo arasohora. Byumvikane neza ko aya makuru ari impamo ko iriya ndirimbo yari yarayihimbiye uriya mukunzi we muri rusange. Hari aho agira ati yego nabonye amahitamo menshi ariko ni wowe wenyine nshaka nk'umwuka mpumeka, gisi nkunda tatuwaje ariko ku bwawe nayishyiraho, gukundwa nawe bifite isuku baby. Iyi ndirimbo ntekereza yuko nawe uyizi. Uko benshi bishimiraga iyi ndirimbo rero cyane ku ngubu imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 5, niko Element we byamushenguraga umutima kuko uwo yari yarihebeye cyangwa se bari bakundanaga nyine cyangwa se uwo yari yayihimbiye bari bamaze gutandukana. Ikindi kigaragaza ko iyi ndirimbo yasohotse iby'urukundo rwabo rwarashyizweho akadomo nuko ku itariki ya 22 Kanama mu mwaka wa 2022 Kelia Ruzindana nyuma y'igihe kinini avugwa mu rukundo na Element yafashe umwanzuro wo kuganira n'abamukurikiraga kuko yari abizi neza ko icyo kibazo kitabura. Kelia yaje kukibazwa ndetse avuga ko afite umukunzi ariko atari Element. Ngayo nguko ntago byari bimworoheye producer Element, ariko nyine bibaho kandi ntekereza ko ubungubu yamaze kubyakira. Ariko nkomeze bifuriza ibihe byiza abantu mwese mudukurikira aho muherereye hose. Nyaboneka ari ubwa mbere udusuye ndakwibutsa gukanda subscribe. Ikindi nkwibutsa nuko tugufitiye platform nziza ushobora kuguriraho services zigiye zitandukanye, ushobora kuboostinga imbuga zawe, haba YouTube channel harimo services zitandukanye, subscribe, views, watch time, like, ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, services za TikTok, Telegram, page za Facebook, Twitter, Spotify n'izindi website nyinshi zigiye zitandukanye. Ni platform nziza ifite ibiciro bihendutse, ushobora kuzigurira cyangwa se service tukaziguhereza aho wohereye hose. Nyandikira cyangwa se umpamagare kuri 0787927226 ubundi ibintu bigende neza cyane. Mukomeze mugire ibihe byiza, ndabashimiye.